Hello young men, young people, beautiful ladies, gentlemen. Ndabasuhuza cyane muri visit Huye yacu akarere ka Huye. Umuntu wa baragashira. N'utuye mu bigori, n'utuye mu gishanga, mu miji cyase mu byaro, aho ni iwanyu hakundisha n'abandi bantu, ariko mfite impamvu ya nyayo ubakundisha aho hantu. Iwacu rero hari bya bindi byiza muzi mwese. Mwahize muri benshi cyane, mwize muri UNR, ubungu hari no na IPRC, mwize groupe pusere y'Ubutare. Hari ibigo byinshi cyane byabareze ahani hiwanyu, aho uri hose hahira birakureba, ariko ahani hiwanyu. So visit Huye, come back together, tutembere dusura n'abantu bacu nyine tumenya aho baherera ibyo bari gukora. N'umunsi ngiye kwasurira umuntu turatemberana. Iwe dufite abanyabugeni, dufite abahanzi, dufite za mangu muzi zose, n'ama groupe muzi y'umuziki akomeye cyane avuye hano iwacu Butare. Tujye gusura umuhanzi umwe, umuhanzi ukora mu karere ka Huye n'ubundi akora ibihangano byo kuririmba, akora n'undi mwihariko ukomeye cyane wo gukora ibibumbano. Hari abantu mwadusetse, hari yuri kuva Nyanza uzi Huye, bahabumbye ngo inka imeze nk'imbogo, nuko batamuhaye akazi, niyo mpamvu bahabumbye inka bose, iyi ni inka, ni imbogo, ni inzovu. Ariko impamvu munyari yuko bataramuha akazi, tujye kumusura rero tubutemberane mu bibumbano byiwe, ibyo akora bitandukanye, kugira ngo nawe ushire amatsiko. Kandi buriya ngo inganzo nyirima abantu nta bucura bwenge, nta bwenge nyine kwesha ubwenge sibwa abanye nta bucura bwenge. Dufite abantu rero bakora ubucura bwenge, bakora ibintu reflectinga ubuzima bwacu bwa buri munsi, banze makongereza nyine kakandi gace kacu, ibintu bishyira ku mbehe yawe, ibyo wabasha gukonsuminga ugatamira nawe ukanezerwa, kuko tunabonye amaso yanjye yarabonye, amateka yacu arabitswe, abayarinda barahari. Rero dufite umwe mu banyabugeni bakora ibintu bitandukanye. Mbere ko nza kuri imbere ya kamera yambwiye ikintu gikomeye cyane, ngo buriya ngo ubugeni n'ubukorikori batandukanye. Araza kunsubiza nawe urahita ubyumviraho ahantu bitandukaniye, tunareba nyine niba ibyo akora niba ari ubugeni cyangwa ari ubukorikori. Stay tuned. So welcome, let's go together in DMTV. Tugomba guhorana iteka ryose. Abantu bakundana nyine, nous sommes mariés. Je nawe twagiye. Konye kugaruka n'umutumire wacu no munsi, ariko nyine namusuye aho tuye ahakorera, ngo tujyanda gace tuganira akanya gato ariko turatembera no anyereke aho muri mu nzu ye akorera miki. Ni inzu nini cyane kana hama wenyine. Ubundi bimeze bite? Bimeze neza. Iki kizu cyose wenyine no kubera iki? Ko witsimbya nk'abanyabyaha. Bimeze bite? Oya, buriya ntabwo umuntu witsimbya bari umunyabyaha. Ahubwo buryo ushobora kwitsimba kugira ngo uhunge ibyaha. Ariyo mpamvu umuntu anafata umwanya wo kubakora ibintu nk'ibi bimurinda ibyaha. Ngo bagomba guhunga inosi gusingiza abanyabyaha. Ngo byakora ngo byo kujya mu ijuru kugira ngo ahunge isingiza abanyabyaha. Buriya iyo ushaka guhunga, oya buri isi ntabwo wahunga isi, ahubwo uhunga icyaha. Iyo ushaka guhunga icyaha rero ugerageza kuba uri wenyine kandi ufite ibyo urimo ukora bifite akamaro, kandi byanagirira akamaro abanyabyaha n'abatarano banyabyaha. Okay, tanya kwibya rero abanyabyaha ubundi urinde uri mu iki. Arabakuzi ariko ngiye ntabwo mutwakiye muri byinshi cyane batwibwira. Yes, nge nitwa Rutikanga Theophile. Akazina k'ubuhanzi kakaba ari DJ Ruti. DJ Ruti. Nkaba nkora wabonye ko mu bintu bimwe na bimwe wabonyemo ubugeni, wabonye indirimbo zo ntazo wabonye, ariko ndibaza hari usanzwe uzi. Ndazizi. Buriya na filime turazikora. Cyane buriya nubwo wabonye ibintu, hari filime nubwo biba bitoroshye, ariko yagiye iduhuza turi aba artiste batandukanye bakora ibintu bitandukanye, ishingiye ku buzima bw'aba artiste. Ingorane bahura nazo. Utuboga ndaduhinga nuko izuba ryadushegeshe. Babonye igihaza. Ubu ushatse ubututu nyine waza nkago ukajya kugereka ku bishyimbo. Biraryoha. Abantu batazi ubututu barabagira ngo ni nkaho ari nk'amateke buriya twasaruye. Hari abantu benshi batabizi. Ubu uri ubututu urabuzi? Ndabuzi. Ubu suture bari arabuzi? Kuzi ubututu ubimbwe muri comment bwari. Barebe inyuma buri ubuza arabubona.
kwihorera nyuma byihorera DJ Ruti uri umuhanzi w'indirimbo nyine atumenyereye kumva mu radio ya hafi ya hano i Huye habyo numvise kuri Radio Sarusi hari Yerse Huye yabaye mizi Kigali playing indirimbo zawe ni byiza cyane ariko se ubundi uko vuze mu buryo bw'ubuhanzi butoya wahehe wabyutse ute ubona no nangaha mu gisana cyane gute umenye uburyo ukunda ubundi kumerese iwacu nino mvuka muri aka karere mvuka muri aka karere mu murenge wa Mukura ariko ubu siho ntuye ubu ntuye mu murenge wa Tumba ari naho wiza amashuri abanza n'ayisumbuye amashuri igenize amashuri abanza niga n'imyuga ina uri umuroko bana kabisa iwacu naha umugabo cy'Mustafa yaramuzi Mustafa ndamuzi cyane Mustafa ndamuzi cyane buriya nigeze no kumukorera indirimbo wowe ubwawe ivuga ngo nzakena nzakira ukunda hasi cyane akamanita kugeza muri club urasimbuka bigake muri hotel utagira n'icumbi uzakena nzakira urayizi cyane yani wayikoze nijye wayikoze Mustafa ari ndi munyira aravuga ngo yitwa Kijiji mtoto wa kijiji hariyo nayo sije wayikozera ntago mbizi ndumva nayo ari je wayikoze ubuze ngo umubyo nakoze umu producer yego wa amajwi n'amashusho audio visual yes ubwo rero nimuvuze ko arakane imyindirimbo kijiji cyetu nawe numero wako ngo ni mtoto wa kijiji nawe mtoto wa kijiji cyane rero tubuze gatoya mbere ko tutayira undi ihuye ubwo bako n'ubundi nakareka Huye byirukiyemo na kukoreramo cyangwa n'amafaranga abenshi baravuga bakigenda ariko ubwo ntabwo wahiziritse dufite iki ahubwo se kidahari ni iki muri visite Huye dufite nta kidahari byose birahari byose ni biki byose ni biki ibyiza byose kuko buri akenshi ntabwo wavizita ahantu ugiye kureba ikibi umuntu avizita ahantu agiye kureba ikiza Huye rero buriya nta kintu kidahari ni niyo mpamvu ntigeze mpava jewe harimo ndahari ndahari urahabaye n'ubundi nibyo byiza kuba umunyarwanda ubyirukira mu gace kakagumamo abandi ngo bagiye bahunga mu cyaro ngo bajya mu mujyi ngo baguhunga ngo barase oya buriya si nayo mpamvu ubanga gutaha mwaravuga ati wasanga ngo barakuroza kudataha nuko ugira ngo warohunze kumbi barakuhoheje oya buriya hari n'igihe uba ari wowe ahubwo wavuze utereka nohohe mve muri ibi ngibi kuko naje gusanga burya kenshi abantu banimuka aho bari abenshi iyo ugiye kureba usanga baba basize bakoze amakosa bambuye ikimina utubari batwambuye akavuga ati rero aha hantu aho kugira ngo nzahatera ibaba reka mbe mbigenje gutya n'ugenda akabona azahemuka akiyangura hakiri kare yego ubwo ni ubuzima bw'agace twavugaga nyine ubuzima bw'icyaro cyacu wa mugani tukareka ubututu tugaruka Huye tugaruka kwa Mustafa ufite wanjye wa mugabo twariganye muri kaminuza mwariganye namusanzemo tugudu ata muri mizere sha rero iyo ndirimbo rero igeze kumwe rimwe ngo nzakena ambira ko tuza kujya kwiperforming ati buraza kuza ubyina nabyina agenda gace hasi ntabwo ndi bishobore ariko ndibo turayedefetana dukunda hasi cyane agatamana itabi igeze club urasimbuka bigacika yes muri hotel utagira n'icumbi uzakena nzakira uyu mujyi Huye abavizita Huye bavizite Huye kuko harimo ibyiza byinshi harimo amateka harimo ibintu bitandukanye buriya ngo mu
mu bahanzi banariye hit ya nyayo iryoshye usibye numvise ta Jose Chameleone nta wundi muntu usibye Master Fire wigeze usimbuka kuri stage afana akamusa ntawe aka niga kugira Chameleone no ngasimbuka baramwitaza umupfumu yari yapfuye Ntabwo kuri kariyeri yawe bwite nabyiza ko umunyamakuru numva ko bayi producer unakora ama hits indirimbo zabaye zahitinze rwose ndabizi neza uzakena nawe tinzakira nabina neza nzakira ni hit mega hit kabisa zarakoze zari abana amafaranga twarabikoze birakunda ntabwo ziracika cyane rero tugarutse ku uri occupation ya buri munsi uruti ngiye musanze mu nzu yawe inzu yawe irimo udukoryo twinshi inzu yawe uyibayemo inzu yanjye nyibayemo nk'umwaritiste ikaba ari inzu yanjye ikaba ari inshuti yanjye ahantu nicara nkatekereza neza nkakora ibikwiye gukorwa afite abantu benshi dutinya kuba twenyine hari umuntu uvuga ati ngiye niyo yaba ari inzu bakansiga sinararamo njyenyine agashaka umuntu umuraza ariko wahisemo kwitarura iyo environment tumenyereye wizera ahantu hawe hawenyine ndagira ngo umbwire impamvu nyamukuru yatumye uko dukora byo nabibonye ahubwo impamvu nyamukuru yatumye witarura isi tumenyereye ukaza kubwika buri impamvu yatumye nitarura isi tumenyereye akenshi no kuvuga ngo iyo uri mu isi tumenyereye uba uri kumwe n'abantu umwanya n'umwanya muri mu bintu bitandukanye kandi binanyuranye mukagerageza kwisanisha kandi mu by'ukuri ibyo murimo mwisanishamo ari nko kuvuga ngo batambona gutya cyangwa batavuga gutya icyo gihe bigatuma utanatekereza bigatuma nyine ubu akenshi buri nko mu burindagizi ugasanga umwanya bakagize icyo ukora ahubwo muri mu kabari nizanirindi murimo murarya ya madeni atuma abantu bacika iwabo no gusinda mukandavura mukagira imyitwarire mibi uzi guti baba ahantu watoreye ukahambarira ubucocero ubwo rero ngiye nk'umwartiste mba mvuga nti ese umwanya wo gufata umuntu ari mu biganiro bitari ngombwa cyangwa ibintu bitari ngombwa ntabwo umuntu ashaka kugenda agafata ikaramu akagira icyo akora cyangwa agafata ibumba akagira icyo akora cyangwa akicara no kuri mashini agategura indi bintu yego nk'abagabo ariko nk'abantu abartiste cyangwa se abantu twita ko bagiye batumurikira yego bashyira hanze ibitekerezo bigari ukayobora umuryango bakunze kugaragara mu by'ukuri mu mimerere imisusire itari rusange ari imyambarire nk'ikwafe yawe uburyo bahitamo kubaho aho baba uko babikora bitandukanye cyane mu by'ukuri byaba bifite impamvu yumvikana cyangwa ni ushaka umwihariko gusa yewe kugira ngo ube ugaragara mu buryo butandukanye n'abandi buriya rero yewe ukuntu nteye yewe singendera muri wa murongo wo kuvuga ngo ubwo kana kameze kuriya ubwo yitwara kuriya ubwo yambara kuriya reka nitware nawe reka nitware nkawe gihe byo sinjya mbishobora yewe ngenda nkanjye ibyo ntegura nkabitegura nkanjye nkabikora nkanjye nkabisoza nkanjye umuntu yansaba ko hari ibyo dukorana tukabitegurana hamwe tukabikorera hamwe tukabisoreza hamwe ariko ikintu kitigeze kimbamo kandi ni ukuva mu bwana ntabwo ngiye nigeze nkunda ibintu byo kuvuga ngo reka nitware gutya kubera ko ngewe uko ndi nuko sinjya nanafata umwanya wo gutekereza ku wundi muntu uko ateye cyangwa uko yitwara ntabwo njya ngira uwo mwanya ngewe umwanya wanjye ngutinda ndimo nshaka ikintu ndi bukore uri hari n'akandi kantu njye mbwira abantu ni mu kwemera kwanjye njye nemera ijambo rivuga ngo baho nk'uzapfa ejo niyo mpamvu mpfuye none buriya uko wasanze ndi muri ibi hari akantu ejo nakoze kasigara ni ukuvuga ngo mbaho nk'uzapfa ejo ahubwo nkaharanira kurara hari ikintu nkoze yego
wowe ngo ubundi bugiye kwira nkoze iki yego ese ubu mpfuye napfa namaze gukora iki yego base kwa witsimbye ahantu hawe nyine ubu nagikoze nde wakimenye oya kuba ndi jyenyine ntabwo bivuze ko umuntu uri ngombwa arangenderera nkuko nageze hano yego mu gihe mpari ikintu gitangaje rero yego nuko nyuma na nyuma uko kutareba ku bandi uko bameze wisanga hari aho mwabaye kimwe yego uze nk'aba artiste 20 kugira hamwe cyo gusanga ari naburiyo cyane abyemera nawe ndabyemera yego ese ntabwo byabivura no kwigana aba artiste cyangwa se gukora inzira yo bwita byiti cyawe uvuze ngo kwigana aba artiste bazine se hari uko aba artiste bamera reka njye muri iyo nzira cyangwa se mo kimwe hari uko njye shaka kumera reka nibere uko nguko ubwo icyo ni iki ikiri cyo ni ukuba we hari uko ushaka kumera ukamera uko nguko kurenza kubona uko abandi bameze ugashaka kumera nkabo wowe yego rero ubwo tujye gukora kubyukora nyirizina abantu benshi nzi bakunda kuba bikora byo gushushanya byo kubaza se duseka umwabumbye yanka y'Inyanza na Butare yabumbye n'imbogo niba ari ni igicupuri nakibonye sinzi igitangazamakuru nakibonyeho barimo bacyamagana wanange kibora hinda karanyica noneho ikintu kibabaje ikintu cyambabaje iriya nka yafotowe nk'abantu barenga nka 30 banyoherereza aka kazi nakawe ati bimeze bite oya kubera ko bazi imikorere yanjye barambazaga bati kuki baba bataguhaye akazi nkaka ndavuga nti nyine akazi kagira uko gatangwa Goranya kubaza ko abandi badashobora gushushanya bayasimo kubanza se ibyo kubumba babije mu ibintu byo kubumba ukuntu nteye no kubaza ndabizi ari ukubaza amashusho gusa byo sinabikoze cyane byo ndabikora bikamfata umwanya munini nk'utarabikoze cyane ariko ntabwo nafata igiti ngo mbaze ikintu kinanire kandi niyo nakibaje bitasanga harimo itandukaniro n'iby'abandi babaje yego noneho rero ni ukuvuga ngo kubumbaho cyangwa se gushushanya no gushushanya ndagerageza gushushanya neza reka nanongereho cyane ndabigerageza kabisa ndabibasha ni ukuvuga ngo ari ukubumba ari ugushushanya giyewe mu miterere yanjye ntabwo jye simba mu bantu bumva ko ibintu nta kintu hari ikintu kidashoboka mu kugikora ni ukuvuga ngo gute ubundi wareba ikintu n'amaso yawe wagikora kikakunanira uwo niyo ngewe rero cyangwa zimwe na minsi ndi kwiga biyare buriya biyare nashaka ko izafasha kwishyira ku murongo ni ibintu miriya abantu birakunda kugira amaboko atabikora mu byebere umwobo uri hano niba urabona gusurikiramo umupira bikanga ngo nanjye intera ntangire buriya ndabizaza ngere kure cyane kubumba rero kumva inyungu nta n'umuntu unabumbisha ibumba ubundi wo bikora ute mbumbisha mbumba nkoresheje ibarizo ndarikoresha nkabumba ibintu bitandukanye nshobora no cyangwa se nshobora no gukoresha no gushushanya ariko buriya ibumba noneho rigufasha no ku se nabyita ngo ikira ubundi imitekerereze yanjye igarukiye he ese imikorere yanjye igarukiye he ese ibyo umuntu abona ni gute yabihuza n'ibyifuzo bye ibumba rero burya nyine nubwo ntazi niba koko ari byo nyine uranyihangana ndasa amano yanjye kubaza uba ufite igiti yego ukagikoraho amabango ukabona ishusho uvuze ngo ni ikintu cyari gihari ugiye guhereza forume runaka yego ariko mu kumva ikintu ntekerejemo cyiza urarema yes n'ubundi kubumba babyita kuremarema uraremarema uhereye ku kantu kamwe ukarema mu gihe ibindi bisa nko guhereza ishusho igisanzwe gihari ubu mu kumbaho urakirema ndumva arimo ikinyuranye ukuntu yes no kubumba nyine kurema yego
none dukurikijeho yenda se nko kureba ibyo ubumbye wisana ufite nabyo buriya kenshi ibintu mbumbye se mvuge ko nisanisha ntenabyo ra buriya kenshi yewe hari ibintu mbumba mu buryo bwo kubera ko ubuhanzi bwanjye bushingiye ku muco n'amateka nuvuga ngo hari ibyo nkora ari uburyo bwo gusigasira ibintu kugira bitazibagirana hari ibyo nkora ari uburyo bwo kuba navuga ntireka nkora umutako umuntu yakwishimira kuwutaka iwe ni muri ubwo buryo kugera ubu ngubu igihangano wakoze uko bijya bibaho n'umwanditsi ashobora kwandika ibitabo akunda cyane kurusha ibindi cyane igihangano niba warakigurishije birashoboka ariko se cyari giki wagikoze igihe kingana iki seko mbona ibyo nkoze byose biba ari byiza binashimishije ndaza kunyura mbice mu rungu gatoya buri muhanzi wese yego umuhanzi wese igenda nyine nkuko bavuga ngo abana buriya ntabwo bavuga ko nkunda kanaka kurusha kanaka ariko umutima wawe ubizi ariko barakwenda ari abantu bajya kwasa umwanya atari ikibazo ariko ibihangano byo ushobora ati nyine nakoze tableau nyenda nanga no kuyigurisha nimoneka mu nzu kubona abana ari nziza rwose umutima wanjye rwose ugiriho yego cyangwa se nagurishije ariko nyine numva ntanze ikintu cyiza cyane nanze kugurisha ni umuntu nk'impano iki kintu kirimo njyewe wese ntabwo nubikigurisha ntabwo njye mbara umuntu nakoze niba wagerageza kukimbwira nabikunda buriya ko nawe wagitangaza kuzaza kwasura ikintu nakoze gishimishije cyanejeje nicyo nakoze gifitiye abantu akamaro Jewe nakoze monima iyo monima iherereye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Gatunda akagari ka Busanze indi nyikora muri Nyamagabe aho bita mu Manwari iyo monima na abantu bari bampaye akazi noneho nyikora iri mu bintu nanjye nkunda ivuga ku miturire imiturire ubworozi n'ubuhinzi bitangiza ibidukikije ni umusozi utuwe noneho buri rugo rukagira igiti kiribwa noneho kandi no muri ya materasi ari kuri wa musozi hakaba harimo ibiti biribwa n'ibindi bitaribwa ariko bivangwa n'imyaka Manwari na Busanze muri Nyaruguru yego muri Huye oya buriya muri Huye hakeneye ibintu byinshi buriya nkanjye nk'umwartiste Huye ni umujyi mwiza ariko ku rundi ruhande je ku giti cyanjye nk'umwartiste iyo ndimo nyitembera ndeba mbona ibura ibintu byinshi oya nawe ntabwo navuga ngo yaragerageje ari mu bartiste bakomeye twemera ariko iyo ugiye kureba ni ibiki bye noneho birihuye bitatse umujyi wa Huye ubu mujyi wa Huye rero ukeneyemo ibintu binyuranye kugira ngo ube koko umujyi none kuki wabikena kandi uhari ariko nubwo mpari ntabwo nyafite ubushobozi bwo kuvuga ngo hari ahantu ngiye kuhashyira ikintu kiniki aryo nyanenga abahanzi bamwe na bamwe n'abasuye cyangwa artiste atita project proposal kwandika inyigo y'umushinga yego ukawere kubishinzwe yego yashaka kabigushinga yego cyangwa bishinga undi muntu yego inyigo y'umushinga ukawere kubishinzwe yabishaka kabigushinga cyangwa bishinga undi muntu cyakabishinga undi muntu warikoze hari igihe bigerageza hari igihe buretse gato iyo hari igihe uyihorera ahubwo ture niyo bitarakorwa yena se akakwano yenda se twongeye muri gahunda kugira ngo nkuko tuvuga ngo visit Huye ni umushinga mugari cyane wasure Huye ariko n'abari Huye no babona ibikwiye nabo bateye intambwe kunganira ubuyobozi buhari kugira ngo umuyobozi atashize imbere hari umuntu ushaka kubikora abikora
buriya ariko nanone ku rundi ruhande jyewe ndi umuntu usanzwe ariko ubifite mu nshingano buriya niba we atarabibona kujya kumubwira ngo tubigenze gutyo ukamwempoza mu kazi ke nabyo ni yego ni ugutanga igitekerezo kandi nkeka ko buri ngoma zose zigira abazitambira buriya umuntu ari gutamba akabona arasobanyije ushobora gukeka ko nta murishyo wawujyanye nawe buriya rero ni agaciyemo ariko umuntu aba yaragerageje byinshi ukabona ntibikunda isoko ry'ibibumbano yenda ngiye kubeshya navuga ko nari nashaka isoko yenda mu buryo bugize ngewe ikintu ntigeze nkunda ni uburyo yenda ibihangano bicuruzwa ni uburyo ibihangano bicuruzwa ngiye numva nubwo biba bitoroshye umunsi urashira undi ukaza ariko ubundi iyo ugiye kureba isoko ry'ibibumbano byanjye ntabwo ndagera ku rwego rwo kuba nabasha kubiha abantu uko bakwiye kubihabwa ntabwo nifuza gufata ibintu ngo se nk'ubijugunyanga ntabwo uburyo imicururize y'ibihangano ntabwo ari imicururize ubona inoze ntabwo inoze byanze bikunze ufite igitekerezo runaka cyatuma binoga kurutaho ahubwo cyaba ari ikihe igitekerezo urabona gukora agenda akora icyifuzo cy'umuhanzi igihe wabibonye ko ntikugushe ndabona akaguru ka wabibonye ko nkora ibintu byinshi bitandukanye ariko uburyo nifuza hari uburyo kandi wabonye ko bisa nk'aho ari bishya mu maso yawe hari uburyo rero duhora abahanzi burya turakora ariko duhora mu nzozi zo kugira ngo tugeze ibintu dukora ahantu hashoboka yenda no kuba twe tumaze gukura twarenze imyaka y'urubyiruko nta mahirwe dufite yo kugira ngo ibintu byacu kandi ahubwo dufite ibintu byinshi twagahaye urubyiruko nubwo ubushobozi ari bukeya ariko dufite ibintu byinshi twagahaye urubyiruko kandi nubwo wabibonye gutya buriya ashobora no kubikora nkabivanga na tekinoloji nayo tuyiziho hari ibyo tugiye tuzi kuri tekinoloji yego indirimbo z'amahitsi ajya hanze tugaceza rwose ivumbi rigatumuka ukaba ufite ubusikirizi muri audio production ndetse na video production mu by'ukuri bimukana ko bya isi ya none ufiteho amakuru nicyo wahereza kirahari ahubwo ikigaragara ni uko hari igihe icyo nsaba abahanzi bamwe na bamwe hari igihe usanga uri umukobwa mwiza utagira umuranga yego kandi nawe ubwakwiranga rimwe na rimwe bigutera isoni ukavuga uti mfite akambaro kadakeye ukaba nka se bagagari ugasaba sekara n'umwambaro ashize isoni buriya bati ngewe rwose ni ibitabo nyine byarangiye ntabara natekereza ko abahanzi bamwe na bamwe bagira ukuntu bihetse inyuma bakiheza ntibagere ya ntambwe twabaga kare ngo ubwo ubushinzwe atabitekereje ngewe ntacyo namubwira ariko ntekereza yuko habonetse abafatanyabikorwa niko leta bita abafatanyabikorwa n'abaterankunga yego ntiwatera inkunga leta kimwe twayitera inkunga ariko ushobora gufatanya nayo ibikorwa ubwo ni nk'inama nayo nsobetsemo kugira ngo ndebe niba koko habaho iyo ntambwe yo kugerageza mu buryo bwisumbuyeho kugira ngo ubumenyi bufatwa n'abavuye mu rubyiruko kuko bugaragara ko nabo bashaka kubutanga oya buranahari bwinshi buranahari bwinshi bativumbuye nk'uko ubivuze bakanga ko kwivumbura oya nta kwivumbura guhari twitayeho twarenze urubyiruko yes ariko nabyo si uko wese wabyumva yakumva we yakumva ntacyo abiziho ntabwo umuntu akumva ntacyo abiziho ariko ni byiza yuko n'abari kwegera haruguru gatoya batumva ko leta itakibareba abona basa nk'abagaraduwetinze basa nk'abavuye mu rubyiruko bahawe package bakwiriye mpamya ko mu bamaze kugera mu myaka mikuru ndetse n'abakurukundusha hari abantu benshi bafite ibintu bidasanzwe ariko bitagaragara bitigeze bigira amahirwe yo kugaragara ariko ibintu byo birahari nk'uko kandi bavuga ngo ntibagakerense ibintu niba bavuga ngo ihuye ni ku gicumbi cy'umuco ibyo ntawe
tubirwanira nawe kandi nanze nzi neza ko muri ibyo bintu akawukazi yo kaboneka gatoya ushobora kuba nanafata 70% mu bijyanye noneho n'ubuhanzi bushingiye ku muco. Ubwo rero turaza kugana ku musozo kugira ngo tubone ko twereka abantu ibyo twasuye tuburi kwikorera tumanyeri. Turagushimira ko wemeye ko tuganira muri uringo byiri hetse umuco tugifite sigasira amateka ashaka kuzimira kandi ko no kushoboye kugira ngo inspiration cyase uko yumva kugirira akamaro abandi bantu nkuko fashije akare Kanyaruguru ugafasha Kanyamagabe nubwo bwose wahawe agatika kakugarura ino ariko abaturage bahari aricyo bari kuba cyane ndagushimiye cyane rero ariko mbere yuko soza ntago wancika gutyo gusa indirimbo wahimbye nziza cyane yitwa ngo iki niba ari irimo umwana w'umukobwa mutoya rumbo iri kunca mu maso ko nayirebye ndayirangiza hari yitwa Kanyana hari yitwa ni wowe Kanyana Kanyana kabara mbeguraho Kanyana kabara mbeguraho Kanyana kabara ye mbeguraho humura Kanyana kanjye ntuzigera uhungabana ngufite uko njye ndakoza abahanzi kubera iki iri jambo kucara Kanyana kabaraye ni ukuvuga ngo buriya jewe nakubwiye ngo ibihangano nkora bishingiye ku muco n'amateka no gusigasira ururimi rw'ikinyarwanda buriya ngira n'inyandiko nyinshi genda nandika hari n'ikinyamakuru nigeze kwandikira mu bihe bishize cy'abana hasohokamo inkuru zanjye nandika jewe ndacyari mu bantu bandika inkuru ziryoshye zirimo ubutamu ariko nanone ukabona nta cyerekezo bifite kubera ko umuco wo gusoma no kwandika mu Rwanda ni ikibazo ariko kandi nanone niba hanabonetse ya mahirwe navugaga yo kugira ngo ibyo bintu dukora nkuko bavuga ngo bateze amasomero imbere gisimbo nayo mahirwe kandi mu by'ukuri inyandiko zanjye zifite ikintu zivuze kiremereye ndongeraho kiremereye nubwo abantu badakunda ko umuntu ahimbaza ikintu cye ngo agishimangire agishimagize ariko je nkora ibintu byiza ikintu ndi bukore nkabona sikiza sinkitaho umwanya ndacyashobora kwandika inkuru zitagira igihekane ndacyashobora kwandika inkuru igizwe n'igihekane kimwe nagiye nkora inkuru nyinshi zigiye ziri mu bihekane bitandukanye cyangwa no kwandika hari n'agafilime mfite nakoze nako kagizwe n'igihekane kimwe ari film yego yarasoze cyangwa cyari muri poza irahari kuri YouTube igihekane kimwe gusa igihekane kimwe birengango ngayaberura mukangamije ubwo rero bapfaga ingoma ya Ngango aho ngayaberura yaje yicara ku ngoma ya Ngango atangira kuyibangura Ngango amubajije impamvu amubangurira ingoma ahita mukubita ingumi ku ngoto hanyuma ariruka yaramusize ntabwo yamwirukanganye yasigaye nyine akumbagurika aho ngaho dusoza ku nkuru ya Ngango na Ngayaberura apfa ngabire turashimiye cyane kuba mwakiganiro cyacu kuri DMTV Rwanda kandi n'ubutaha tuzahura na Ruti DJ Ruti atwereke icyo amafaranga yabonye yakojeje kora ko mu by'ukuri ibihangano byiwe ngo atabivuzeho neza ariko abigurisha mu buryo butandukanye rero tujye kubereka bimwe mu bihangano byiwe ngo tujye tubereka nyine hato na hato ariko no bihera ijisho kuburyo nawe ushobora kuzajya ukamugurira ugataka inzu yawe neza afite imigongo yihariye imigongo iteye mu buryo busa bwenda gusa nk'isanzwe ariko ifite ukuntu nyine igaragara kwihariye wagira ngo ni uruganda ruyikora ubwo utagira ngo ni imashini zikora n'uruganda reka afite amavaze ameze neza ukuntu kwiza rwose mbega uri hereje ijisho nawe wishime ibindi byose naho butaha kora kuri subscribe kandi abantu bawe basangiza ikiganiro cyacu dukeneye ko kuye yacu igira ahantu kure hazasiga abuzukuruza batubaza ngo aba banyabigwi babaye muri twebwe
tubigiraho ibi natwe tuzabishobora. Bakeneye wowe ndetse nanjye ndetse na Ruti n'abandi bawe. Let's go together. Ciao ciao, peace and love.